ndi hano kukureba. Kandi nanone ukaba urimo urireba mu kirahure. Ndimo kwireba nyine. Ariko uretse kugenda ugiye hehe? Niba hakurya hariya bwakeye, ubu ni ukuvuga ngo abantu bazajya baza kureba urusengero rwacu. Abantu bazaza hano kandi bazibuka urukundo rwanjye nawe. Hariho umuntu uzavuga iby'inkuru y'urukundo rwacu, kandi hariho umuntu uzayumva kandi ayishimire. Imyaka 100 izashira, buri kimwe cyose hano kizahinduka. Ariko inkuru ya Juda na Akbar ni inkuru na rimwe itazigera ihinduka, ndetse n'izuba ryayibonye naryo ntirizigera rihinduka, rizaguma ari rya rindi. Kandi noneho igitangaje ni uko nyuma y'imyaka 400 abantu bazaba bakivuga iby'inkuru yacu, ariko kandi njye nawe tuzaba tuzi ibyabaye. Mu by'ukuri nari Jalaluddin, wari uzwi nka Jalal, wahoraga ashaka ikintu kimwe gusa, kandi wari uzi ibara rimwe. Nari nzi kumena amaraso gusa, nta kindi kintu nari nzi. Ni mwatake. Iyi nkuru itangira ubwo yari afite imyaka 15 gusa, ubwo inkota yakurwaga mu rwubati. Ubwo nibwo bwa mbere yaramennye amaraso. Yize uko barwana. Umwanzuro umwe gusa, uraba urupfu cyangwa se kubaho. Mpisemo kubaho. Urimo urakurikira urugingo rutahari kuko Jalal nta mutima agira. Kubera yuko intwari yose ifite umutima buri gihe birangira itsinzwe kandi buze n'ubuzima bwayo. Umutima wonyine uyobora ku rupfu.
mufate uyu mugabo naciye umutwe maze mumushyire umwami we. Kandi ndagira ngo uyu mwami aze kwitegereza neza mu maso y'uyu mugabo. Ijisho rye ry'iburyo riri bumwereke imbaraga za Gerard, naho ijisho rye ry'ibumoso riri buze kumwereka ko nta kintu kimaze, iraza kumwereka ko atakagombye kuba yigerereza Gerard. Kandi muze kumubwira ngo impano ya Gerard niyo ngiyo. Ubuhangange bwa Gerard bwaje gukwira mu Buhinde bwose. Behram Khan yashoboye guhindura umwana w'imyaka 15 umwicanyi ndetse n'indwanyi y'akataraboneka nk'uko nawe ameze. Gerard, uri indwanyi y'agatangaza, ni inshingano zawe gutsinda buri rugamba rwose. Akiriye inkota izajya ikurinda aho uzaba uri hose kandi ujye urwanisha neza. Urukundo rwawe ruzaba ubwami bwawe. Ngaho ugenda urwanisha inkota, genda uzane turaduhugu tundi twose dusigaye, maze amakarita yatwe twose duhindura ikarita y'Ubuhinde. Bishobora kuba byarabaga intsinzi ya Gerard, ariko byarateguwe na Behram Khan, kuko Behram niwe wamwigishije ko intwari ndetse n'indwanyi zitagira umutima. Behram Khan yarameze nk'umubyeyi wa Gerard, ariko yamwigishaga ibigendanye n'urugamba byose. Ibyo Gerard yacagamo byose yari yarabyigishijwe na nyirarume Behram Khan. Behram kandi yari umujyanama w'ikirenga wa Geraldine, ndetse akaba n'umusangirangendo we. Ndetse kugeza ubwo Gerard atigeze abona ko Behram Khan yari yamaze gutwara intekerezo ze zose. Ese uncle, urimo gukora ibiki? Nahisemo ko ngomba gucelebratinga intsinzi yawe mu maraso yatembera mu mitsi yanjye. Oya, uhe rwose marume Behram, ntago bikwiriye. Amaraso yawe ni intsinzi mu bwami bwa Mughal Empire, ntago rero natuma uyamenera intsinzi nk'ingi y'akantu gatoya gusa. Gerard mu nzozi ze yahoraga atekereza ko igihe kimwe azatsindira Ubuhinde bwose akabugira ubwami bwe. Mu gukomeza gutwara intekerezo za Gerard, Behram yakomeje kuzihindura uko yishakiye, ndetse byaje gutuma Gerard ahinduka umuntu utagira umutima ndetse utagira n'icyo ababarira. Gerard yakomeje kumenyekana mu bantu bose ko yari umwicanyi, nta kindi cyiza yari azwiho. Byari byoroshye kuri we kugera ku cyo yashakaga icyo ari cyo cyose binyuze ku ntsinzi ye. Abantu aho bari hose batangiye kugenda bamenya izina Gerard. Bakomeje kugenda bavuga inkuru ze mu bice byinshi bitandukanye by'isi. Kuri Gerard yakomezaga kugenda akomera uko umunsi warushagaho kwira ari nakundi cya. Ku rundi ruhande, igihugu niko cyagendaga kirushaho kwangirika kubera ko nta buyobozi buzima cyari gifite. Mu burasirazuba, aba Rajput ntibari bakomeye nka mbere kubera uko igihugu cyakomezaga kugenda kimera. Hamwe izuba ryararasaga, mu gihe ahandi izuba ryarushagaho kugenda rirenga. Amakimbirane yarushagaho kugenda yiyongera, ho kugira ngo akemurwe n'ikindi ahubwo agakemurwa n'inkota. Ibibazo byabazwaga ho kugira ngo bishakirwe ibisubizo byasubirishwaga ibindi bibazo. Aba Rajput batangiye kugenda bacikamo kabiri, nubwo nta wabigaragazaga, dore ko bari bazi yuko Gerard yari akomeye, ariko bari bazi yuko bose intsinzi yabo ari imwe, nubwo nta wabaga yashobora kuba yabivuga cyane. Bari bazi ko ari Joda. Bamwe bari bazi Joda nk'uwagatangaza, mu gihe abandi bari bamuzi nk'igikomangomakazi nyine kidasanzwe.
Ivyo byose iyo byatambukaga mu matwi yabo wumvaga ari nk'inkota ityaye cyane, kandi ku rundi ruhande akaba ari umukobwa w'umutima mwiza cyane, utagira uko asa, ukunda buri wese ndetse ufasha na buri wese. Juda, garukira aho ngaho, hagarika kwirukanka rwose, dore twarushye. Juda, garukira aho ngaho, wikirukanka. Rwose turakwinginze, hagarika kwirukanka, hagarika rwose. Rwose ntusohoke ngo ube wagera hanze, tubabarire. Juda, turakwinginze, hagarika kwirukanka, hagarika rwose. Turaguhamagara Juda, urimo kwirukanka ujya hehe? Juda, rwose hagarika kwirukanka, umvira ijwi rya mama wawe, ureke kwirukanka. Urimo urajya hehe? Mwumve mwese, mufunge umuryango. Ntimufunge umuryango kano kanya. Wisohoka ngo ujye hanze. Juda, garukira aho ngaho. Juda, ibi ni ibiki koko ukoze? Ntabwo uzi yuko nta mukobwa wemerewe gusohoka ubwami nta gahushya asabye? Uzi neza ko rwose ibyo ukoze bitari bikwiriye mbere yuko usaba gahushya? Ntugomba gusohoka ahubwo we mu ngoro, urabyumva neza? Noneho byongeye imbere y'abagabo, nta no kwipfuka mu mutwe. Ariko guceceka hari umuntu urimo gupfa ntabwo byakabaye bikwiriye umukobwa wa Baharma. Juda, ntugomba kwibagirwa ko uri umukobwa w'indwanyi y'akataraboneka y'aba Rajput. None isi iyo ndwanyi nta mutima ifite? Oya rwose iyo ndwanyi ntiyagatekereje kabiri mbere yuko yica umwanzi wayo. None ni kubera iki wica abanzi bawe? Kubera ko nyine kurinda ubutaka bwacu? Kubera iki se? Kubera ko nkunda ubutaka bwacu cyane. Ariko papa, wakunda ikintu ufite umutima, sibyo? Kandi ikindi nanone ntukavuge ngo indwanyi nta mutima ifite. Kandi mama yarambwiye yuko nubwo umwami yabategeka ubutaka bwose, hari igihe ajya yumva nawe mu mutima atameze neza. Ariko umwami utegekana umutima w'abaturage azahora mu mitima yabo iteka ryose papa. So ni muri urwo rwego rero ngomba kukureka nawe ukigurukira ukigendera. Mama, ni ibiki byabaye? Reba, ni ibiki yakoze? Reba umukobwa wukunda Juda, yambaye umukufi wanjye nari nahisemo. Nta nubwo nari nabimenye ko ari wowe wari wahisemo. Reka noneho mpite ngukuramo. Oya, ntabwo nshaka kwambara kano kanya. Sukaniya, wari uri hafi y'ikanzu nari ngiye kwambara, nari nagize ngo ni uwanjye. Mwihorere, uyu munsi ni isabukuru y'amavuko, mwihorere. Ariko mama, ni ukubera iki buri gihe nkora ibi bintu? Ni ukubera ko ari mukuru, ibintu byiza byose niwe bijyaho. Buri gihe ninjye musigira ibyashaje. Sukaniya, erega ntabwo ari iby'ubukuru. Wibuke kuri n'umuntu wo hanze, niba nibuka neza twaragutoraguye. Ubwo rero nyine uri umuntu wo hanze. Niba nibuka neza niko bimeze. Mama, ndabeshyera siko bimeze, si twamutoraguye. Mama, urareba buri gihe uhora ufata uruhande rwa Juda kurusha urwanjye. Kuva ubu ngubu rwose nanjye sinzongera kujya nkumva. Ndabyumva. Noneho ubu ngubu bagiye kugukorera imitako myinshi yawe. Hanyuma rero mwembi nimumara kurangiza kurwana, muze kuza kwitegura maze muze hasi. Ni igihe rwose icyo kugira ngo ibirori bitangire. Murumva neza? Rwose uyu munsi ngiye gusenga ngo ukunde ubone umugabo maze ugende. Nanjye nibyo ngiye gusengera. Ariko umugabo ngiye gusengera ntazabe intwari y'agatangaza, kuko azaba ari urugabo runini rubyibushye rw'igitwe kinini. Maze nanjye nsengera umugabo wawe azaba ananutse ameze nka Kireda. Nanjye nibyo ngiye gusengera.
umva nzishima yaba irandwanyi yo muri Mugaru Empire yazaga ikagufata bugwate. Sukania, ntukazajya ukinira ku bintu nk'ibyo ngibyo, nta soni ufite. Nzajya mvuga ibyo numva nshaka kuvuga. Ni wowe ushyira ibiro byose kuri njyewe. Joda, byagenze gute? Kubera iki utambaye imyenda naguhitiyemo? Kubera ko Sukania atigeze yikunda. Sukania, ni ukubera iki buri gihe uba ushaka gutesha umutwe Joda? Mama, byihorere rwose nta kibazo. Ngaho ngwino. Umukobwa wacu Joda, nyuma rwose yuko imigenzi irangira, numvaga rwose uyu munsi ntari kwiyumva neza. Naho rero kuva agiye kuza ndumva ntazi uko meze Mainavati. Mainavati, ninde muntu ugiye kuza hano? Shiguni agiye kuza. Shiguni si wa wundi se uvuga ubuhanuzi kandi bikazabaho? Yego, niwe kandi agiye kuza. None se ninde wamutumiye? Nta muntu wamutumiye, yitumiye. Yavuze ko hari ibyo yabonye ku hazaza ha Joda. Yambwiye ngo Joda azashaka mu Rajput. Mainavati, ndakwinginze rwose kora ibikwiriye kandi umubaze ibikwiriye. Bitabaye ibyo uriya mugore wavumwe araza kwangiza ibintu byose. Ntugire ikibazo mama. Nta kintu kibi rwose kigiye kuba kuri Joda wacu. Buri kimwe kiraza kugenda neza. Ukomeje kurya bata nyinshi mu bintu byawe, niyo mpamvu utarimo gutakaza ibiro. Ndabona Sujamari hano yahageze. Sujamari, ibyo ni ibiki? Ni igitabo. Sujamari, ndabona umaze kwibagirwa imico yacu. Mu gihe cyo gutanga impano za zahabu ni zahabu gusa zitangwa. Ndabyibuka rwose. Niyo mpamvu gikoze muri zahabu. Urimo uravugisha ukuri? Ntabwo nigeze rwose nkunda ko Joda wacu yahabwa amafaranga ari muri gold gusa. Ni muri iyo mpamvu rero nanjye ntagikoze muri gold. Mwakira ibi byose bampaye maze muzabifashisha abatishoboye. Ntabwo mbyumva ukuntu mushiki wanjye yahitamo igitabo kurusha zahabu ndetse n'ibindi by'agaciro byose. Ntabwo wakumva ukuntu iki gitabo nagishakaga kuva kera, ndetse n'abamu bwabo baragikunda cyane. Ni umunsi w'isabukuru yawe, ndifuza ko rwose inzozi zawe zose zaba impamo. Nawe ndakwifuriza ko ibyo wifuza byose byaba impamo. Ntabwo nzi umwanzuro Marume ari buze gufata. Araza gukora ibyo yumva ko ariko kuri. Rwose ntabwo ufite kugira ikibazo na kimwe. Ntugire ikibazo kuko nta wundi yahitamo utari wowe. Papa rwose araguhindura umwami wa Amel kandi agiye kuguha ubwami bwe. Umuti, ese wari uzi ko papa yarangije gutanga agahushya? Ngo ngwiki, ntabwo mbyumvishe. Yampaye agahushya rwose ko kujya gusengera ku rusengero ruri hakurya y'amazi. Joda, nta hantu rwose ushobora kujya. Uyu munsi ni isabukuru yawe. Bivuze ko nta hantu ujya n'abashyitsi dufite bakubuze mu ngoro bya bibindi. Ariko mama, nshaka kugenda. Oya, hari umurongo ntarengwa. Kandi rero abagore bagira
imirongo ntarengwa itandukanye. Uzi ko ngenda inyuma y'umwami? Oya, umwamikazi yakabaye agenda mu mpande z'umwami, hanyuma abantu basanzwe akaba aribo bagenda inyuma y'umwami. Urabizi neza ko nta muntu watsinda Juda. Minerva ati mureka agende, uzi neza ko rwose utakabaye waramwise Juda, wakabaye waramwise Kavuyo. Ndaza kugaruka rwose mbere y'uko izuba rirenga. Oh, ubwo rero ngiye kohereza ingabo ziri buze kukurinda. Ariko ubwo ufite n'ubwiki? Minerva ati Shuguna agiye kuza, kandi rwose hashize igihe kirekire atagera inaha. Kuva rwose yasume ahazaza h'umukobwa wacu, ndumva ntazi icyo wari buze kutubwira. Minerva ati rwose ahangayikishijwe n'umukobwa we Juda, kubera ko uyu munsi Shaguni yagombaga kuza kumubwira ahazaza h'umukobwa we Juda. Uyu munsi ntabwo ari isabukuru y'amavuko ye gusa, ahubwo ni intangiriro y'ubuzima bwe bushya. Uru rugendo afashe ni urugendo rugiye kuzaba urugendo rw'ikiguzi cy'ubuzima bwe bwose, atari uyu munsi gusa, ahubwo igihe cyose. Juda ntiyari azi ko impinduka y'ubuzima bwe igiye gutangira uyu munsi. Yari azi ko ari umwana w'umukobwa wigire ku rusengero, ariko byari itangiriro ry'ubuzima bwe bushya. Mureke tugende. Juda, reka dusohokemo hano twihuta. Aba ni bande ko nabamenye? Ni ingabo z'Abamugal. Bagomba kuba bari hano kwiba imana zacu. Kuva bagera inaha rwose basigaye biba insengero zacu imwe ku yindi. Ngaho hagarika kungerera igihunga maze ugende ubahagarike mu kwiba buri kimwe cyose. Rwose mbabarira, ariko ntabwo nagusiga uri wenyine. Ndaguhereza itegeko, ugomba kugenda kano kanya. Mwigireyo, ntabwo natuma rwose mutwara imana zacu. Muti have. Ntabwo ndi butware izi imana zanyu, ahubwo nawe ndagutwara. Muti oya, genda umurinde vuba vuba. Mpereza iyo ntwaro hanyuma ngende mwirindire. Juda, kuma hano wowe ndaje. Muti oya, mundeke. Mumfashe ndabinginze. Juda ntabara. Ndekura nigendere. Ninde mukuru wabo basirikare? Aba nta mugaba mukuru bagira, ahubwo baborwa n'umwami wabo Jalaluddin.